Iki ni igice cya kabiri rero cy'ubuhamya bwa Provi wakijijwe yaranyuze mu bikomeye nk'uko yabitubwiye ngibyo kunywa ibiyobyabwenge ngo ubwo butinganyi ngo ubwo kuba ubumodo buhishemwe imbaraga ibintu byinshi cyane nk'uko yabitubwiraga mu gice cya mbere. Tugero mu gice cya kabiri noneho aza tubwira urugendo rw'uburyo yakiriye agakiza noneho kugira ngo Imana imuvane muri ibyo bintu byari bikomeye gutyo ubu ngo bakaba ari umukozi w'Imana. Murakoze cyane, ndashimira Imana yamenye cyane navuka. Yarebye ko ndi ukwizerwa impagakiza kayo ku buntu. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo agakiza kaba karurwa ku isoko, papa navutse ku muryango mwiza mu buryo bwo muri financier uhagaze neza. Njya nkunda kuvuga ngo rero iyo abagakiza karagurwa ku isoko bitewe n'ukuntu mama na data bankunda baba baragiye ku isoko bakakagura. Ariko ntibyashobotse kuko nari mfite imbaraga zintwaza iki igitugu. Ndabyibuka bwa nyuma nakoraga ibyo byose nubwo nabikoraga ku cyumweru najyaga gusenga. Ku cyumweru warabikoraga ukajya no gusenga. Ku cyumweru nkajya gusenga. Byanarimbye nkasohoka mu rusengero nkajya kunywa itabi. Ni inyigisho zigikomeye zirimo ngiye nkumva na ubundi inshuro nyinshi najya gusenga numva narambiwe numva nshaka kuruhuka gufata ka pause kumva nshaka ahantu hari relax. Bezo bafata ko kujya mu kabari ariko gutuza ahantu hatuje. Guhindura akabari. Niyo terime nziza propre urakoze cyane sago umugisha. Ambo nahinduraga akabari muri ubwo buryo kambyite gutyo. Nakundaga na byabigoye nari ngeze ku rwego kuvuga ngo iyo numvaga amaterana ndangiye urabona ku rusengero rwacu kuntu hameze urahabona Methodist niho nasengeraga narazamukaga hari ahantu ruguru nakunda kwibeta nkajya kunywa itabi nkagaruka nkashyiraho ya marubiti imineke n'akagaparufe ko mu kanwa bakabwiriza nkanafashwa cyane bikomeye cyane bahamagara bihana ukumva umutima ntubohokeye kuba iyo bavuga ingwiza murongo mwitore wumva iki ingwiza murongo hari abantu bakora ibyaha nkana kandi babizi ko ari mafuti yego babandi babaye ibigande ese bura no mu nsengero baba barimo bameze nkaho kuriya ngo nitanzeho urugero hari n'abandi kosi ubuhamya bwawe ufite uvuga butumwa rikomeye ngiye no kukubwira rero ngiye naguye Imana ku buryo bukomeye ku buryo bukomeye ndabyibuka najyaga nkuna kurujya no mu byumba by'amasengesho ngiye natinyaga Imana ibyo byose ariko nkumva mfite umutima wo kubivaho kubera ryajwi rimere nabi ariko nkabura ikintu kimfata ngo kinsunikire mu bintu nk'iki cyakujyamo bo navuga ko muri uburyo naryo ahantu Imana namubwira ngo uri kwanga kunkorera ijwi ry'Imana eca mu pastor witwa Yvonne uri kwanga kunkorera uzankorera waracitse akaguru cyangwa wacitse akaboko numva ni hatari nareba ukuntu mpagaze nubatse umubiri nabo ukuntu meze neza nkumva ntibiri kuza neza bikangura nkumva sindi kubikora kubishyira mu bwenge ariko nkumva ibyo byose ntinya Imana kuko hari tuntu twinshi twajyaga tuba nkabona ni Imana yabikoze even if nabaga ndi kuresista numva ntashaka kubivamo neza bo ndabyibuka yuko bakimara kumbwira gutyo haciye iminsi nkikumira kwirira abana bisanzwe ntibyabura ryazina sinigeze nkumva ko nakina n'amafilime. Wakinnye filime? Nakinnye filime izito nkutazana mu nyanguta nyamusi igikomere ndimo no love zirahari rwose wabaza bitabasha fi ba Benoit ba cameraman bakora mu mujyi wa Ranzi ba Louise bara Nadia banana ba ni benshi ba Idrisse ni benshi ziriho yenda nuko sinzi kuri YouTube nebazikiye kuko ibyo sinyibondera umwanya ariko birahari ibyo byose rero wakinaga filime witwaga nde iyo nkubito ya nyamusi ntabwo ko ari ifite ibice bitatu yashobora ko yagiye ku isoko cyane nitwaga Musami izindi kwa kundi kuza gukina twishakira mu mafaranga gusa nitwaga Musami yagiye ku isoko bo wazayirebe zirahari Shafia na album ita Shafia no Rukundo Arno niko yitwa yaza babwira ibyanjye balance na nuba abantu benshi ntibumva ukuntu akijijwe abenshi ntago babyumva ndashimiriye Imana ntago babyemera ndi guhamya Imana rero yamvanye rero debari kwa makiri nubwo byari bigoye ndi kuyihamya nta nisoni mfite uretse iz'ibyaha byanjye bon za kwakira rero ufatwa agakiza ngaho karamfashe rero karamfasha umuriro raje w'Imana Imana kimara kumbwira gutyo ntangira gutinya noneho ntabwo itabi none nkatangiye kunywa itabi none nihishe nkatangira kwitsimba najya kubikora ko nkumva umutima urakubise ariko kuba zambaraga zintwaje igitugu nshatse ko kubwira yuko kanze nk'aka kantu gato ka physique kugira ngo kaje kumfasha kugira ngo nisobanure neza iyo amaso ugiye mu mwijima amaso akoresha urumuri nge n'ibyoshimi ukuntu ijisho riteye iyo winjiye ahantu hari umwijima
ijisho rigomba kuba rigabanya iris, iyi mboni igomba kugabanya ntuza umubyimba kugira ngo iyi focusing ku kintu kiri mu mwijima. Ukoresha imbaraga nyinshi rero kugira ngo urebe mu mwijima. Mujya mubibona ukuntu umuntu agira gutya agahenyenyeza kugira ngo akoreshe imbaraga nyinshi. Ni iyo umaze igihe kirekire nk'abari abantu bafungira za Guantanamo kuko bafungiye mu mwijima, iyo agiye hanze akenshi baba impumyi. Kubera iki? Amaso yamenyera umwijima ku buryo kwakira urumuri biri kugorana. Nanjye ndi mu mwijima kugira ngo nakire urumuri ndebe hanze mu mucyo, murikirwe n'umucyo byarangoye. Biragoranye. Byangoranye muri ubwo buryo rero. Ndabyibuka ko Imana ikimura ko ngo uzakora accident, aho nabonye Imana igenda n'amaguru. Icyo gihe narabikoze nkabikora nari nagiye kureba umukobwa twakunda kuryamana nta ku Muhima ndi ku igare rya siporo. Urabona uyu muhanda umanuka peage wikubita ku Kinamba hasi. Ndabyibuka turagenda turarebana ibyo dukora turabikora, ndangije ni buriganda ndataha. Aho ni Imana nayibonye bwa mbere amaso yanjye. Ngeze ruguru turamanuka ku igare amagare ya siporo, murayumva ukuntu yihuta. Ngeze hagati na hagati rero ubwo nari kwende kwambaraga neza, umuntu yambuka ntamubonye kandi nta wari uhari. Ngerageza kumukwepa biranga. Ubwo igare ikintu cyangorera bujya byumva. Ubwo nanegeye hafi y'ikiraro kugira ngo mu hasi mu muhanda muri Poeruru. Ubwo nafashe feri imbere, igare riranaga ngo imbere none naryo rirazamuka rincaho. Ndeza njyana nikuwa mu muhanda ngarukira hahandi kuri za borudire zituma abantu zita garde fou, zituma abantu batarenga umuhanda bagwe hasi mu muhanda. Naho naboneye Imana bwa mbere. Nari mfite kutere mu matwi ndabyibuka. Ekutere ntizacitse. Nta n'ikintu cyanyita na telefone ntiyamenetse. Ikintu nacitse igisebe hano na hano gusa. Niho hantu honyine nagize. Abantu bibaza ukuntu bigenze, bibaza n'ahantu nguye, bibaza ukuntu hapfuye birabarabera. Kiri muri ibyo ngibyo nta nyingita ubwenge, banyicaza ku gikuta ku ipoto rihari. Haza umukecuru n'agafuka k'umweru, ndamwibuka mugufiya, araza atandamikaho Bibiliya. Atavuga ngo Imana ndagushimye kubwo uyu mukozi w'Imana urinze. Atavuga ngo ariko wa musore we ihana ubusambanyi n'ibindi byose n'ibingibi byose kuko Uwiteka aragushaka, sino uzapfa. Akimara kubivuga gutyo, ubwo abantu bose baramusunika ngiye kuko nturuka mu muryango w'abatambyi, ngiye nasemenye imvugo y'Imana icyo bisobanuye. Kuko baza no gusenga mu rugo nzi ukuntu Imana ivuga. Ubwo bakirima kugira gutya ngiye ni kugira ngo mpindukire murebe ahandi yarahagaze ndamubura. Aho niho nabonye Imana igenda n'amaguru. Nagira ngo mbabwire ko Imana irinda mu byiciro bitatu. Imana irinda abantu mu byiciro bitatu. Iri kurindira ikintu wayikoreye kigakora ku mutima. Ikongera kurindira ku cyo uri kuyikora ubu ngubu gutuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ikongera kurindira mu kindi kintu icya izayikora. Ubwo ni mu byiciro bitatu. Nuko Imana irinda bundi abantu. Iyo na mu byiciro bitatu byose ntahuri irakoreka kuko ijambo ry'Imana ngo umwana w'ubugingo ariho n'umwana wo kurimbuka ariho. Nuko Imana yandindiye ku kintu ndi kwikora nicyo nzayikorera ubu ngubu. Ndashimira Imana yamenye yerekera aho ngaho rero. Muri ubwo buryo ikemura kugira rero nahamagaye papa nkoze accident ahangaha. Papa ikintu yansubije yarambwiye ngo ibyo birakoreba. Mpamagaye mama nga kunyita. Ubwo nagombaga kwirwana kugira ngo ngiye kwa muganga. Nta mafaranga nayo mfite ahantu ibitabo bya twegeranye, navuze kuhara kuri ku Muhima. Assurance nakoreshaga ntiyakoragayo. Unyumvira iyo Mana nawe. Nivurije ku 2,000. Ngiye ayo nayo mfite banjyana bankira umuti, bantera urushinge. Ubwo nakoze uburyo kinini nivuza, ndangije umudokteri amafaranga yose nivuje no kubonera urushinge no kuma imiti, arambwira ngo ndamwana nta mafaranga mfite, sinzi ko nta mafaranga mfite kandi abone gijeje kuguhamagara ntabahari. Yambwira ijambo rimwe ati genda nuyabona uzayazane kandi nutayabona nta rubanza. Aho nabona Imana ndataha nibuka ibyo Imana yagiye byose, none nibuka ijwi ryose ryagiye riza ku buri gihe nicaye mu kabari, hanige nabwo ndi gusambana. Nabangeze nk'uko ituro ya mbere karangira byo byita amaturu, ya kabiri ijwi rikatarenzaho uko ndi kuvuga Imana yagiye ni ukuri kw'Imana mu ijuru rikaza rikamba ibyo n'ibicyo urimo. Ubwo byumva nkatambira ikayetigwa, ntago natinye kubivuga, ariko ndashimira Imana yamenye ikintu suko kureka ubusambanyi haranira bubureka Imana itabasanze. Ariko ndashimira Imana ndindiye muri bwo sindwara sida kandi nagiye nsambana n'abarwaye sida. Ndabyibuka ari umukobwa ejo twahuye twasambanaga, ubu yarasaze kandi arwaye sida. Yarasaze ubu ngubu tuwe mu nzana naramubonye. Nibuka ibintu byishimiro y'Imana kuri njyewe.
ndashimira Imana rero. Amen. Bo ubwo iki gihe bikimara kuba rero accident yararangiye ntangira kujya nicara nkora flashback. Ibiro kuko Imana wabikoze ni wabikoze no na quantité y'itabi nanywaga ndabyibuka ko mama nta kintu atari yarakoze ngo atume ndeka itabi. Ndabyibuka hari muti 180 yaguze umwuka ruka narawunyweye hashize nk'iminsi itabi none ndari kuba kane. Ujya warinywa noneho saa 12 nagomba kuba amaze kugumara amatibe 4 ututuntu tumwe ubwo naginana gitabi buri gihe agakato kitabi saa 6 kugira ngo rye no kunywa amazi nagomba kunywa itabi kugira ngo nze gushira inyota. Ntibigutangaze ko ninjoro na saa 8 nabyukaga nkafata moto y'igihumba rero tubura nkajya gushaka itabi Remera nkagaruka mu rugo ngiye gushaka iki itabi rimwe. byaje kugenda icyarere noneho turi kugenda nkimara gukizwa rero ubwo natangiye kumva ko ibintu bikaze ntangiye gukizwa warasenye byagenze ute? Ntago nasengewe, abantu batureba bafite amatsiko. Ntago nasengewe ngewe. Niye processes rero ntago nasengewe uburyo abari umuvuga butumwa. Ngewe mfite njya nkunda kuvuga ngo mfite Imana ikirarane cyo kwikorera kandi nta bihembo nteganya ndi kugira ngo benshi bamenye kwibaho. Ukuntu byageze rero kugira ngo nkizwe ubwo nkimara gukora accident hashize iminsi nkajya nitekereza nkareba ibintu byose nagiye nkora nkareba n'ukuntu nize ndabyibuka yuko ukuntu najyaga nsinda suko nabwanise cyane najya kubona ngo amanota nabaye wa mbere unkurikiye nari n'umuhanga mu ishuri kandi ntiga mbere yo kuryama ninjoro mbere yo kujya muri etide nabaga kunywa itabi sinakubwiye buryo kibagize bakanyirukana ifake kubera ubunani dutere yansibije ngo uri umuhanga ariko ngomba kukwirukana kugira ngo beraba nari abandi urugero naho ngiye naho bibuko nguko urumva. Nkimara gukizwa rero accident yo yatumye ngarura kenge mbona ko iby'Imana yambwiye ari byo ntangira gukora attention ntangira kugabanya quantité y'itabi kubirangora none njya ku rusengero mu masengesho kwa kabiri tujya tuyagira ku rusengero nkayajyamo ariko nkumva kagatima ngasohoka nkarinywa ngagaruka narengo nkarigeza hagati nkarijugunya numva hari ikintu kiri gukubita muri ngewe nkumva hejuru hari nk'ijisho rimeze gutya n'akarabaye none Imana iranyishe ku buryo none nsiye ngena nikandagira abakobwa ntangira kubareka. Accident kimara kuba ahubwo nase mparika namuka Imana ntago iri gukina noneho yavuye mu bintu byo kumbwira yaje yimanukiye nibwo natangiye kuvuga ibintu bikaze abakobwa kamamagara kabarukuntu bakatera kaza yego gusomana ntibyabura nyine yakakane ntikabura ariko kuvuga ngo ugiye kure wapi none ikintu cyamfashije nakuye simukadi ndayihindura nsigarana ikibazo kimwe cya groupe nabagamo y'abahungu harimo bo bitaba Derike inshuti zanjye twasangiraga bafite amafaranga n'inkubwira ngo bafite amafaranga hari ku ufite amafaranga byaba byo kuvuga ngo ntawera ariko bafite amafaranga ku buryo twaga groupe y'abantu 8 hari umuhungu umwe twega Derike yari afite ATM ku buryo twese 8 twashobora guhera kwa kane turi kungura kuri ATM kurya no kuryama ariwe icyuma kikihinura tukazafatira undi nagerwaho nanjye bikabukonguko ariko icyo gihe ngewe nitangira kujya mu bintu by'Imana ntangiye guhomba amafaranga ndayabura ibintu nk'ibyo buryo Imana isha igushakira guhombya ntago ushobora kubura Imana mu buzima bwose iyi Imana yagushatse ntakubura. Ubwo ni muri ubwo buryo rero iyi groupe nicyo kintu gisigaranye iki kibazo twahura tukicara ariko itabi sindingwe nkanywa ka fanta te warakijijwe bakanseka ariko kakane ko kuvuga ngo itabi nkanywa gakeya ariko accident niyo yatumye yabaye imbarutso kugira ngo none ibi byose mbigabanye ntangira kujya mu musengero ndabyibuka ko nakoze amasengesho y'imisi 3 none man itabi ndarirambiwe gusamba nakurambiwe kugenda amajo ndabirambiye ndikumva nanjye ntangiye kunanuka nangiye kwibona isura narabaye gikara kubera itabi no mundi ndigekara ako none nameze nk'inkoni iteka nabikomeye cyane iminwa yarahindanye urabona ndavuga Yesu ntacyo mbaye ndi umusore mwiza cyane kubera Yesu ndavuga iyo Mana rero yangize gutyo. So icyo gihe rero ntangiye guhindana ku buryo none naha n'icyuma nateruraga kibiro tuvuge 20 cyigisigaye kinanira kuzamuka hari ahantu iyo uva mu rugo uva ku muhanda ujya mu rugo hari ahantu hari akantu gato zamuka kwazamuka kanjye kuhagera mfite amusora ndi kwihanagura kubera itabi ndagenda ndaruha igiha kiraruha hahandi nanjye numvaga none ameze nk'igiti numva hari umuntu wanyikoreje nk'ikintu mu mugongo numva ameze nk'umuntu remerewe ntangiye kuvuga ibi bizageze koko none ntareba abantu twakuriye rimwe bubashye Imana cyangwa abantu bitijanditse nkabona barasa neza hari umuvandimwe twaduturanye twari shari yaguze imodoka Imana amafaranga yose natakaje nta na parcelle naguzemo nta nakamodoka naguze mvuge ngo ndi kukaryohamo nta byo konti yanjye yarinda
ni ukuri kw'Imana muri izo miliyoni zo cyangwa ifaranga yose natanga cyamuzanye ni ukwica, gusara ndetse no kurimbura. Yarahasigaye gato ngo ndimbure. Hari ejo bundi hari indirimbo yote mu Mr. Kagame nkunda kumva ngo isi guhaye guhera rimwe. Ubwo ako kantu kari gasigaye rero ni rwa rumuri navanye mu nda ya mama y'amasengesho yarakimfashe yonyine. Ntangira kujya nigaruka ijwi riransaza, nibwo narwaye ikintu cyo kujya nkorora buri kanya. Njya mu masengesho y'imisi 3. Numva nararambiwe ibintu byose nsigaye mbona ntazi ukuntu meze, ururimi rwarabaye nk'igiti, hari ukuntu kwera itabi ryinshi none nsigana ndwana n'itabi, nicyo kintu cyananiye. Abagwe ndabaparika nk'abantu banzanyije itabi, none ntanya kwihata gusoma Bibiliya, nasoma wumve ko no gusoma umurongo umwe kuvuga ngo nko kuri 12 kujya 11 kujya ku 12 byananiraga, nasoma nkumva birasi ntiri kunryohera. Ariko Satani yaragize yaranyishe ndi umupfu genda, nari zombi bya bintu byo muri amafilime kuko rukuze ugenda utariho. Ndashimira Imana rero yanzawe, bambonye mu rupfu rukomeye, nzayivuga aho abandi bazatinya kwivuga, nzayivuga aho abanzi bazatinya guhamya, nge nzahamya. Ubwo rero uwakijijwe muri uwo mwaka ntabwo ko ari muri 2017 navuze ngo mfashe umwanzuro. Ubwo ni 2017. Ntibigutangaze yuko ndi kubwira abantu yuko nakaga dufite mu itorero ry'Imana cyangwa mu nsengero kamvuge mu madini dufite, na abantu binjize ibizira ahera h'Imana. Ndakubwira ko nk'Imana kubijyamo nyira batangiye kwijisha kwa kundi nari hypocrite mu nzu y'Imana. Ariko Imana igifite mfite umugamba, ariko ntahinduka. Ngendera ku izina ry'uko papa na mama bakijwe, ari abantu bakuye mu itorero, ari abantu bafite beza imbuto, nanjye nkagendera muri shadow yabo. Ariko naririmbaga mu Itabi, abakobwa nabona nkabatereta. Sinari umuririmbyi. Kuririmba no guhanura, ndashaka kubwira inshuti zanjye, kuririmba no guhanura no kubwiriza cyane abantu bakagira, sibyo bivuga ko akijijwe. Jambo ry'Imana Yesu yari umuhanga. Abantu bakoraga ibyaha, abapagani bakaza ko bose wura turagufata kuba ngo uwa Yohana umubatiza, uwa Yesu. None bafata initiative kujya kwishakira Yesu, bavuga ngo ubundi abantu bawe tuzamenya kuki arabanka kumbuto bera. Ubu ntitwakwirirwana umunsi wose namenye kukijwe cyo ndakishijwe. Ngewe nari nizi ko ndimva ubuturo bwa Satani nibyizi neza, ariko nashima Yesu wamvanye mu rupfu rukomeye. Icyo gihe rero wihana waratuye bya nuko nguko nakoze amasengesho y'imisi 3 nyihambaho. Ndavuga ngo kama Imana ndava hanga tuvuganye ibintu byo kunderega, ibintu byo ndabirambiwe. Ubwo amasengesho ndakoze ku munsi wa mbere, ndakoze ku gatatu ndakoze. Umbe Satani rero aho ngaho niho nakiriwe, nakiriwe mu masengesho y'imisi 3 seke nta mwana ntarya. Ndangije ku munsi wa gatatu, wumve rero burya rero Satani azi aho dukirira. Niyo mpamvu buri gihe agomba gutega imite kugira ngo utahagera. Arangije ubwo umukobwa atamamagara, ubwo ijwi ry'Imana ryaramanutse rica mu mama witwa mama Samuel, bamwita Bertilde. Ubwo nanjye telefone birahise mamagara y'amafaranga ashyushye. Ubwo nkisohoka unda dukubitana mu muryango, ariko mfata turajya he, babarangariye baramfukamishije. Ubwo nari mu masengesho y'imisi 3 narihannye, Mana mbabareye gutinganye, ndihana byose ndatura. Abantu bo baranatangara. Burya ni umurwayi niwe umenya harwaye, ntago dogiteri ashobora kumenya aharwaye. Ikibazo dufite mu itorero ngiki, abantu bajya kwihana arwaye ku gitsina, ntashaka kuvuga ngo ari kuvuga ko arwaye igitsina, ntashaka kuvuga ko arwaye igitsina ngo numva ko ndi kujya kwihana ko ndwaye igitsina ubu ntari bunseke, ni ari kuvuga ngo arwaye umutima kandi arwaye igitsina. Muri make abantu bari kwivuza ibyo batarwaye. Ntushobora gukira rero wivuza ibyo, ntago imiti y'umutima urwaye igitsina ntibihura. Antibiotique ntago zivura malaria, ugomba gufata quality. Hano rero bari kwivuza indwara batagira ute batarwaye. Niyo mpamvu dufite imirambo myinshi igenda mu itorero. Hako twebwe turashima Yesu wadukijije, yaduhaye imbaraga zo kwivuza ibyo turwaye. Naho ngaho nihaniyo ndihana ku munsi wa gatatu nibwo izina rye ijwi ryamanutse. Umuntu gato cyane nkimara gusohoka nawe atafatira mu muhanda tubara he. Imana imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo ibyo byose nabigucishemo kugira ngo birebeshe amaso uzamenye ubwira abantu. Ndashimiye Imana rero yandinze sida,
ikintu cy'igitangaza kinini twabaga kunywa urumogi namara gucomoka nk'uko nguko bamaze kumbwira ngo ryajwi rimaze kundembya aho urahakwiye kuburi namara kugenda bakatabaza bagacakira abo twari turi kumwe nkumva ngo babashyize ku mapingo ndashimira Imana yandigeze nkubwiye ko ibyo bintu byose urwo rugendo rw'imyaka hafi 10 sinzi pingo uko risa sinzi bitaro uko bisa ntumbaze ngo usibye uko kugwa muri koma kuri urumogi nanyweye Imana yaranzigamye ku buryo bukomeye ifite uyu mwenda paka umwuka wanjye wa nyuma ushize iyo niyo mandi kuvuga iyo niyo mandi kuvuga hari Imana yagusigarisha kwari ukugira ngo uzagire umumaro uko niko Pawulo yandikiye Timoteyo nshuti bakunzi ba IYOBOKAMANA TV nk'uko nyine mwakurikiye ubuhamya igice cya mbere mukurikiye igice cya kabiri uburyo yakijijwe ubu noneho rero ni umukozi w'Imana rero ubundi ukora ivugabutumwa rero noneho nyuma y'ibyo byose ndarikora rwose ubu umuvugabutumwa wow turagushimiye cyane kuba wemeye gusangiza abantu bari badukurikiye murakoze cyane unabwirize mbere yuko tukurekura murakoze cyane nange ndabashimiye ko mwangiriye icyizere